Ikaze kuri Hospitality TV, tubashimira kuba mudukurikira. Tubahaye ikaze cyane, muri kumwe na Chef Teacher nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kwiga uko wategura isupu nziza cyane bita minestrone cyangwa se minestrone. Uratangira ukaranga bacon, nizimara gufata karangi ushyiremo ibitunguru, ukomeze ugaragura ushyiremo seleri nazo zigaragure zifate amavuta neza, nurangiza ushyiremo red cabbage. Udafite red cabbage cyangwa se amashu y'umutuku wakoresha n'amashu ari green cyangwa y'umweru. Hanyuma ukomeze ugaragure neza amashu nayo afate amavuta, nurangiza ushyiremo karoti zikase julienne. Mbibutse yuko iyi ari minestrone soup cyangwa se soup minestrone. Ni supu nziza cyane ushobora gufata ikakugwa neza, waba urwaye igifu, waba ugubwa nabi n'ibyo kurya bikakaye bikanyaraye, ibyo biroroshye kandi birakugwa neza. Nurangiza ufate vegetable stock usukemo. Ahangaha ibanga nababwira nuko utagomba gukaranga ibintu ngo ubishirize, nibyo bita nko gusiyaringa. Urabifata ukabitosinga ku buryo bitari buze gusa nk'ibyashiriye. Nurangiza ufate tomato konkase nazo uzishyiremo. Ushyiremo tomato konkase, ushyiremo imiteja wakasemo udu cubes. Nurangiza ushyiremo pasta ngufiya, izo waba ufite zose zipfa kuba ari pasta ngufi, ariko unashatse washyiramo na pasta izo ndende, izo bita spaghetti, byaterwa n'izo wowe ushaka gukoresha, ariko ingufi nizo ziba zigaragara neza, zisa neza. Nurangiza gushyiramo pasta ugaragura akanya gatoya, hanyuma upfundikire. Nihashira akanya umaze gupfundikira wongere upfundure ugaragure. Ahangaha ibanga ryo guteka minestrone soup nuko ugomba guteka ziriya pasta zikaba zahiye mu buryo buri orudante. Orudante ni ukuvuga ngo ntabwo zahiye cyane ngo zihonyoke, kandi nta nubwo ari mbisi, ubwo nuvuga ngo ziri mu rugero. Aho ngaho nibwo uba ugitsinze, minestrone soup yawe ikaba imeze neza. Ikindi mbibutse ko ugomba kureba ugacunga niba harimo agasosi, ntuze kuyitwara yumagaye cyangwa se ngo uyitware nanone ari utuzi. Hoya, igomba kuba irimo agasosi gasa nkaho kegeranye, itakamye kandi nanone itagize itari utuzi. Ujye ucunga ukore reduction neza. Nurangiza ushyiremo ibishyimbo. Ushobora gushyiramo ibishyimbo bita kanerini, ushobora gushyiramo ibisanzwe bitari byo mu mikebe witekeye. Icyangwa nuko hajyamo ibishyimbo, hakajyamo uduteja wakasemo duto duto, hakajyamo seleri, igitunguru, itomati, hakajyamo karoti wakase julienne, hakajyamo baby maro wakasemo udu cube, hakajyamo nanone na pasta ukazicunga ntizize gushya cyane. Warangiza ukibuka gushyiramo urutomati rwose ruri konkase. Urutomati ruri konkase urarufata urubize gato, nurangiza kurubiza gatoya urutonore, ururambikemo rwose utarukase. Nurangiza usizoninge n'umunyu n'agasenda ko bita black pepper. Ubundi utegereze bikore reduction cyangwa se amazi abanza se nk'akama. Niumara kukama ubonye byegeranye neza, byegeranye, isosi atari utuzi kandi nanone itakamye, noneho ukaba wumva n'umunyu urimo, ukaba wumva
bimeze neza, pasta ziri orudante, ubwo ibyo kurya byawe biraba bigize gute, bihiye. Niwumva bitarageraho upfundikire, utegure parmesan cheese yo kuza kuminjagiraho hejuru. Iyi supu ijyana na parmesan cheese, urayifata uyigratinge cyangwa se uyirape kuri rape, nurangiza utegure na twa bezo. Turano utwatsi bita bezo, nutwo kuganishinga muri iyi dishi yacu turi gutegura uyu munsi. Ni garnish. Hari ureba twa bezo twiza tukiri green, tutagize ikibazo. Hanyuma wamara kudutegura neza, tutagize ikibazo, tutanambye, tutapfuye, akaba ari two ukatamo neza utuntu turaza kunyanyagiza hejuru y'iki ya minestrone soup. Hanyuma warangiza ukadukata neza. Wamara kudukata neza mu buryo buri sex, warangiza rero ukadushyira ku ruhande, ukitegura kuza guplatinga no kuganishinga. Tubibutse ko iyi ari Hospitality TV mukurikiye, ngewe akaba ari chef teacher nk'ibisanzwe. Tubasaba gukora subscribe ku batarayikora. Wowe ugeze hano ari ubwa mbere utarakora subscribe, ukore subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification igihe cyose dusizeho amavideo kuri iyi channel. Abakoze subscribe turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Uko tugenda dukura tuzamuka dutera imbere, muba mwabigizemo uruhare kuko muba mwakoze subscribe. Nurangiza ufate ya supu bita minestrone soup, ufate agasahani nyine k'amasupu kabugenewe, uyaruriremo neza. Ikosa utagomba gukora ahangaha ni ukuyima agasosi. Ushyiramo agasosi kakaba gasa nkaho kagiye kurenga za mboga, noneho warangiza ukanyanyagizaho cheese iri grated, ukananyanyagizaho bezo wakase neza ziri slice, cyangwa se wakase mu buryo bita chiffonade. Ubundi bibaba kenshi babikata muri metode bita chiffonade. Warangiza kunyanyagizaho hariya, urabona bisa neza, biba bigeze igihe cyo kubisavinga, asigaye ugashyira umukiriya akarya akumva aguwe neza. Reka twumve uko bimeze, twumve ko biryoshye, ndabibumvira ndababwira. Delicious. Biraryoshye cyane. Nawe ubikore mu rugo, ubikorera abana, ushobora no kubitekera umurwayi, waba urwaye igifu, waba urwaye constipation. Ibi birakorohereza kuko ni imboga. Harimo urutomati, harimo amashu, harimo fiber, harimo proteine. Urumva ibintu byose hano birimo. Izi ni imboga zimeze neza, utagomba gucikwa iwawe mu rugo cyangwa ku kazi ngo ubishyire kuri menu. Mujye mutegura utuntu twiza nk'utu muturye, mwumva ukuntu Yesu agira neza. Turabashimiye cyane kuba mudukurikira. Mugumane natwe, mukore like, comment and share. Naho muri video y'ubutaha